Urukundo rw'inzitane. Muri iyi nkuru tugiye gutangira episode ya mbere. Umuhungu wakunzwe n'abakobwa batatu kandi bose bamukunda cyane. Iyi ni episode ya mbere. Ese wowe wakibaza ngo ibi bintu bizaherera he cyangwa se bizagarukira he? Mbere na mbere banza ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ntibibagirwe gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo ibi biganiro bibagereho nabo bamenye iyi nkuru, kuko usanga rimwe na rimwe ibi abenshi bibabaho ukisanga ukundwa n'abantu benshi. Muri iyi nkuru tugiye kurebamo umusore witwa Kagabo wakunzwe n'abakobwa batatu ari bo Ange, Alisa na Karabo. Abakobwa batatu bamukundiye icyarimwe. Ese byatangiriye? Ntucikwe n'iyi nkuru. Iyi ni episode ya mbere. Ikaze. Inkuru yacu itangiye umusore Patrick akundana na Ange. Ese bahuye gute? Bahuye umusore ari we ushaka gukundana nawe, ubwo muri make umusore niwe wasabye urukundo. Noneho bidatinze mu gihe gito cyane Ange yemeye gukundana na Patrick. Ubwo urukundo rwabo rwarakomeje biba byiza, baba mu rukundo koko bigaragarira buri wese, aho banyuze babyerekana, aho bari hose bigaragarira buri wese. Ange yakundaga Patrick ku buryo umukobwa wese yamubonanaga nawe yafuhaga cyane, yumva ko ari ibintu bidashoboka. Nubwo Patrick ariwe wasabye Ange urukundo, ariko Ange yaramukunze cyane amwimariramo wese, ku buryo yumvaga ko nta mukobwa ushobora kuba yanamuyambira cyangwa se yamuhobera bari kumwe bose. Byarakomeje rero, urugendo rw'urukundo rwabo ruba rwiza ku buryo byerekanwaga aho banyuraga hose, aho babaga bari hose, urukundo rwabo rwagaragariraga buri wese. Byarakomeje, Ange akajya abwira Patrick ko nta wundi muntu mu buzima ashobora gukunda, nta wundi muntu ashobora gutekereza, ahubwo ibitekerezo bye bihora kuri Patrick gusa. Urukundo rwabo rwabaye rwiza, rugaragarira buri wese, maze bakajya babyerekana aho bari hose. Ange yasabye Patrick kutazamuhemukira mu buzima bwe, nuko Patrick arabimwemerera. Gusa nubwo Ange yumvaga ko Patrick nta wundi muntu agomba kuvugisha, Patrick ni umuntu wakundaga kwisanzura ku bandi bakobwa, ariko bidakuyeho ko yakundaga Ange. Yamukundaga ndetse cyane, ariko akisanzura ku bandi bakobwa. Noneho urukundo rwabo rwarakomeje, bagatemberana, bakajyana ahantu hatandukanye. Noneho ibintu bigenda neza. Hanyuzemo umwaka, Ange yagize icyifuzo ashaka kugeza kuri Patrick, nubwo cyamugoye kugitekerezaho, ariko yagitekerejeho ndetse birangira agifatiye umwanzuro. Ange Brandina ntabwo yiyumvishaga uburyo yabwira Patrick ko yamusura iwe mu rugo
kugira ngo abashe kumurepresenta ku babyeyi be. Patrick we yiyumvishaga ko icyo kintu atarakigeramo cyo kuba yakiyereka cyangwa se yamenyana n'ababyeyi ba Ange. Gusa Ange yari yarifuje ko byanga bikunda agomba gushaka uburyo Patrick amusura, nuko akabona kumupresenta ku babyeyi be. Ange yigiriye inama yo kubibwira ababyeyi be kugira ngo nabo babimenye. Ange yabanje kubigeza kuri mukuru we amusaba ko yabimubwirira ababyeyi be. Mukuru we ntiyajuyaje, yaragiye abigeza ku babyeyi be ko Ange afite umukunzi kandi ari we bazarushinga, kandi ko yifuza ko uwo musore yaza nuko akamwerekana aho mu rugo iwabo kwa Ange. Uwo mukuru we yamaze kubibwira ababyeyi, nuko abo babyeyi barabyemera. Icyo Ange yakoze, nubwo yabimenyesheje ababyeyi atari yabibwira Patrick, ubwo hari hasigaye kubibwira Patrick. Ange yahamagaye Patrick kuri telefone asaba Patrick ko baganira, nuko kubera ukuntu bari bakundanye Patrick ntabwo yajuyaje, yahise abyemera. Nuko barahura, bahurira ahantu ho gusangirira icyo kurya n'icyo kunywa, nuko baraganira. Nuko hanyuzemo amasaha 2 cyangwa se 3, nuko Ange abwira Patrick ati hari ikintu cyatumye nguhamagara, nshaka kukubwira muri aka kanya, kandi unyemerere unyumve kuko ari ikintu kitagoye cyane bitewe n'aho mbona urukundo rwacu rugeze. Nuko Patrick aramubwira ati nguteze yombi mukundwa. Nubwo Patrick yari yarisizemo ko adashobora kuba yasura ababyeyi cyangwa se yakwiyerekana ku babyeyi, ubwo Ange yari agiye kwemera akabimubwira. Gusa Patrick yakundaga Ange ariko adashaka kuba yakiyerekana ku babyeyi hakiri kare. Nubwo bari bamaze umwaka bakundana, ariko Patrick yumvaga ko uwo mwaka ari muke, igihe cyo kwiyerekana ku babyeyi kitaragera, bitewe n'uko batateguraga ubukwe muri ako kanya muri icyo gihe cya vuba. Ange yaratangiye ati namaze kugupresenta ku babyeyi, namaze kubwira ababyeyi ko mfite umushyitsi w'umusore dukundana kandi tuzakorana ubukwe, nkunda cyane, nifuje ko waza ukansura. Namaze kubibwira ababyeyi, namaze kubabwira buri kimwe, ibintu byose birateguwe. Icyo wowe usabwa ni ukunyemerera ko uzaza, kandi namaze kubibabwira ko uzaza kunsura, noneho nkakwereka umuryango wanjye. Buri kimwe cyose cyateguwe, nababwiye ko umusore dukundana azansura nkamubereka kugira ngo bamumenye, kandi ari nawe tuzakorana ubukwe. Patrick akibyumva byaramutunguye cyane, biramucanga, abura icyo asubiza.
nuko Ange aramubwira ati kutari kunsubiza none kuko ubyumva. Patrick yarakomeje aratekereza, noneho abura igisubizo, aravuga ati reka mbitekerezeho mu mwanya uhagije mbone kugusubiza. Ubwo byarangiye bite? Patrick yaba yaramwemereye? Iyi ni Marembo TV, tuzabana muri episode ya 2. Ntuzacikwe niba Patrick yaremereye Ange kumusura nk'umuntu utarabikundaga. Iyi ni Marembo TV, banza ukande subscribe, kandi like, wandike na comment uri igitekerezo. Bye bye, turabakunda.